yes weekend nziza ku bantu mwayitangiye, nizera ko icyumweru kirimo kirangira neza cyane. Aka ni kakanya n'ubundi rero mu gaseke k'amakuru twicara hasi tukavuga ngo icyumweru cyacu tukigenze gute, weekend tuganira iki, tubigenze gute. Ikintu kirimo kivugwa cyane rero ku mihanda ya Kigali, birumvikana andi makuru menshi turagenda tureba nyine ni biki bivugwa, ariko urebye kuri za social media cyane cyane kuri X, ubwo ntujye nkunda kujya nubwo hari nyinshi cyane, n'umuntu wese ubu yafite andi hantu aba, hagarutswe cyane ku kintu cyitwa Rayon Sport. Rayon Sport yabaye Rayon Sport, na ya mazina menshi cyane abantu bagenda bayita cyangwa se bagenda bayihimba bitewe n'ibice baba barimo. Ku bantu rero mwakoze subscribe muri weekend cyangwa se igihe habonetse akanya, ngira ngo murabizi ko twicara hasi tugafata iminota mike cyane, ndakubwira ko ari iminota mike cyane, hanyuma tukaganira ku tuntu tuba turimo ducaracara mu buzima butandukanye bw'igihugu, mu karere se, ku isi. Hanyuma rero nimaze kubabwira ko ikirimo kivugwa cyane ku mihanda y'i Kigali nakari ku mitima y'abanyarwanda batandukanye mu nzego zitandukanye, barimo ari aba social media influencers, ari abanyapolitike, ari iki, bose indimi zagubudutse ku bijyanye n'intsinzi y'ikipe ya Rayon Sport. Kubera ko umwanya uwo ari muto, ntabwo nifuza kuza gufata umwanya munini, no kureba ngo mu by'ukuri ni iki cyavuzwe ku ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko itsinze cyangwa se nyuma yuko yegukanye Sekafa Kagame Cup y'umwaka, igikombe yaherukaga gutwara muri za 98 nibwo ikipe ya Rayon Sport yaherukaga gutwara iki gikombe. Hanyuma rero intsinzi ya Rayon Sport nyuma yuko yegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup y'uyu mwaka yakoze ku mitima y'abanyarwanda benshi cyane, barimo abaminisitiri ndetse n'abandi bayobozi batandukanye mu nzego za leta. Ahangaha turaza kuvuga ku bantu nyine bari mu nzego za leta kameme, big names bakora nyine big stories. Umukino wabaye ku munsi w'ejo ku wa gatanu, hari tariki 7 muri Stade Amahoro hirya ngaha i Remera. Stade yakubise ruzura, abantu benshi ntabwo twagiye kubera iki, kubera kubura aho twicara, amatike twari twaguze, ariko byagiye kugera mu masaha y'isa 5 bavuga bati stade yabaye sold out, cyangwa se imyanya yose yashize. Hanyuma rero kuri Stade Amahoro habereye umukino wa nyuma wa Sekafa Kagame Cup. Iyi Sekafa Kagame Cup iheruka kubera mu Rwanda nyuma mu myaka nibura 7 yarishize. Hanyuma rero Rayon Sport yari mu makipe abiri nyine yahagarariye u Rwanda muri iri rushanwa. Ngira ngo muzi ko Rayon Sport yari kumwe na APR FC itarahiriwe n'urugendo. By the way, APR FC ntabwo yahiriwe n'urugendo. Kubera iki? Kubera ko umukino wa mbere yakinnyemo ni ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya, yahise yinyagira ibitego 5 byose ku busa. Indi mikino yasigaye APR yarayitsinze, ariko icyo kinyuranyo cy'ibyo bitego, uwo mwenda w'ibyo bitego 5 byose byatumye nubwo yagiye itsinda ariko ntaho yageze. Mu magambo make cyane, hatajemo kakantu ko gukandagira umuzamu cyangwa se gukinira nabi aba kabiri, ntabwo APR FC yarenze umutaro. Abantu bati Rayon Sport yanyuze ahantu horoshye, ariko byaje kurangira n'ubundi itsinze ibitego 2 kuri kimwe. Iyi kipe ya Gor Mahia yo muri Kenya yanyagiye APR FC ibitego 5 ku busa. Rayon Sport yitsinze ibitego 2 kuri kimwe, yitwara igikombe. Bakinnye iminota igera mu 120 utagira ngo umukino wari woroshye. Aho na urebeye urumva nyine bimaze kwanga, byanze bikunze. Nanjye hari kwa gatanu nagombaga kujya aho umuntu ashobora kureba mu rugo, ngira ngo murabizi umukino unyura kuri TVR cyangwa se kuri televiziyo y'igihugu, ariko ntabwo ariko byagenze. Umuntu akeneye nako ka ambiance, abantu bameze bate. Narebeye mu ijuru rya Gasogi hirya ngaha kwa Ntama, nanasuguza cyane Mambre. Numvise abantu bose basanzwe bamuzi ko n'umuntu umaze iminsi cyane muri iyi business yo gutanga service. Numvise bamwita Mambre, numvaze ngo naba Mambre biki, abahagenda nimwe muzi ko bimeze. Abantu barishimye, bagize gute, yari inkera. Rayon Sport ni ikipe ikunzwe. Icyo nakunze ku munsi w'ejo nuko aho narindi n'abafana ba APR baba bati nta kundi byagenda nyine iki gikombe basigisigara ahangaha. Ubwo n'abafana ba APR batari babandi nyine baheze nguni. Kuva rero muri Stade Amahoro, imihanda ya Remera n'ibindi bice bitandukanye, yewe umva
ku bantu tutabashije kugera ku kibuga, ahantu hagaragaye ibyishimo bidasanzwe. Iri ni irushanwa n'ubundi iyi kipe yaherukaga gutwara mu myaka 28. Amashusho nabonye wenda nza kugira make nza kubereka hirya no hino muri Kigali, nk'iyi mihanda ya Kigali, umva abamotari, amamoto, amamodoka, abagenda n'amaguru, sinzi ko abantu baryamye. Ubwo kandi ntugire ngo n'ibinyobwa ntibyahuriye n'uruva gusenya. Abakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye nabo bagiye bagaragaza uko bishimiye intsinzi y'amateka ya Rayon Sport. Harimo abari mu nzego za leta, abari mu buyobozi, abantu ku giti cyabo. Cyakora je ntabwo nigeze nandika kubera ko telefone yanzimiyeho, umuriro wagenda ugaruka mu bice by'Gasogi, sinzi uko byagenze. Hanyuma rero kaduhere mu bayobozi bavuze mbere y'abandi. Hari Minisitiri wa Siporo Madame Neri Mukazayire, we yakurikiye n'umukino birumvikana. Nubwo twavuga ko umushyitsi mukuru yari nyakubahwa Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva niwe watanze n'icyo gikombe, ariko nka Minisitiri w'Imikino, Minisitiri wa Siporo, byanze bikunze nta kuntu atagombaga kuba ari ku kibuga. Rero yashimangiye ko rero yakoze yageze ku ntsinzi yikwiye, ashimira byimazeyo Perezida Kagame ku buyobozi bwe bwiza bureba kure ku mahoro n'umutekano, bituma buri munyarwanda yishyira akizana, ndetse no kubwo kudahwema guteza imbere siporo. Hanyuma mu butumwa bwa Madame Neri Mukazayire, Minisitiri wa Siporo, ati mwakoze cyane gikundiro kubwo gutwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup y'umwaka, ni intsinzi mwaharaniye kandi muyikwiriye. Ati turashimira kandi amakipe yose yitabiriye irushanwa, abafatanyabikorwa, abafana barenze bafite vibes za yose, ndetse n'abandi bantu bose bagize uruhare mu gutuma irushanwa rigenda neza. Dore ngo umuganura turawusoza mu byishimo. Ubu ni ubutumwa bwa nyakubahwa Minisitiri wa Siporo Madame Neri Mukazayire. Nibutsa n'abantu by the way, ku munsi w'ejo wari n'umunsi w'umuganura. Ejo nahoze mbwira mugenzi wanjye dukorana hakurya iriya muri BNB Kigali FM muri podcast, nahoze mbwira Umutoni Beata naramusuhuza aka Umubeya, nibyanze bikunze ni ku muganura tugomba kuza no kuganuzwa na Rayon Sport, niko byagenze. Urumva rero na Minisitiri Mukazayire niko yabigenje, yewe na Minisiteri ya Siporo birumvikana yagomba gukora ibi bintu. Hanyuma he n'ubutumwa bwa Professeur Shyaka Anastase. Professeur Shyaka Anastase mu minsi ishize yari ambasaderi w'u Rwanda muri Polonye. Abantu bajya banatebye ariko gisindenza aho ngaho. Yanyuma kandi munibuka ko yabaye na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, yabaye kandi umuyobozi wa RGB. Reka ngarukiraho, nawe yashimye cyane ikipe ya Rayon Sport yegukanye Kagame Cup. Ubwo ni Sekafa Kagame Cup itsinze Gor Mahia muri Kenya ku mukino wa nyuma 2-1. Abanyujije ku rubuga rwa X nkuko muza kugusoma cyangwa se nkuko muri mu gusoma, Professeur Shyaka ati nuko gikundiro intsinzi yawe iryoheje umuganura, komeza imihigo. Ashyiraho ubu butumwa. Hari ku munsi nyine umuganura ku munsi w'ejo. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique nawe yashimangiye ko Rayon Sport yahesheje ishema igihugu nyuma yo kwesa umuhigo wo kugumisha igikombe cya Sekafa Kagame Cup mu Rwanda, itsinze Gor Mahia 2-1 ku mukino wa nyuma. Anyuze kuri X ati oreyo, uyu mugabo nawe wanza ari umureyo. Akenshi buriya abareye ukuntu twandika message tumaze kubimenya. Iyo umuntu avuze ati oreyo naturiya twinshi na nimwe agashyira agatangaro, urya tuba twakubonye. Nyakubahwa Minisitiri ati mwakoze guha abanyarwanda umuganura, muduhesheje ishema twese mu kugumisha igikombe gifite izina twubaha hano iwacu. Ni igikombe rega, urumva Sekafa Kagame Cup, urumva iryo zina nyine Kagame, umuterankunga mukuru. Hanyuma rero ati mukomereza aho Rayon Sport guca ibyuma bizanye n'intsinzi n'igikombe. Hanyuma rero Rayon Sport nayo ari ku bintu byo guca ibyuma, abayobozi benshi bakunze kubikomozaho nyine, urumva niyo campaign dufite muri kino gihe. Rayon Sport nayo hari tweet yawe nahoze mbona ivuga ati ibintu by'ibyuma wapi ko twebwe twifitiye score. Ubwo n'abantu munywa score nyine igitondo cyiza, ntabwo ari umuterankunga w'Agaseke k'amakuru, ariko ni ubu turi mu byishimo nyine nta kundi byagenda. Ubutumwa bwa nyakubahwa Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ngira ngo muramubona. Hanyuma ambasaderi w'u Rwanda muri Luxembourg Madame Munyangaju Aurore Mimoza, uyu nabaye Minisitiri wa Siporo by the way, yashimiye ikipe ya Rayon Sport ati ubururu bwubahwe, mukomereza aho ngaho abareyo umuganura mwiza. Uyu ngo ashobora kuba atari umureyo cyangwa se dakunze no gukabiriza ibintu, hari abantu nyine ari abareyo dukabya. Hanyuma rero igitangaza Bruce Melody, njya mbona ngo ni 001 mu banyamuziki bo mu Rwanda, ngo ni 001
ariko ejo bundi nkurikije ibintu nabonye kwa King James ntago Bruce Melody 001 nibyo ntago njya kubirwanya, ariko ejo bundi King James yatweretse ibindi bintu tutari tuzi. Reka twikomereza ubutumwa. Bruce Melody yashimye ikipe ya Rayon Sport ati Rayon Sport mwishyuke igikombe cya Sekafa Kagame Cup kigumye mu rugo, mbega urugendo mwari mubikwiriye igikundiro. Ubu ni ubutumwa bwa Bruce Melody. Hanyuma ikindi twanavuga nuko Rayon Sport itsinze itwaye kino gikombe cya Sekafa Kagame Cup idatsinzwe umukino n'umwe. Ibyo ngibyo ni ibintu biri aho ngaho, abantu mujya kuzana argument cyangwa se izindi mpaka mujye muri comment, nta kibazo. Ndi umudemokrate ndabyemera. Ambasaderi w'u Rwanda muri Swede Dr Diane Gashumba, uyu nguyu we tugiye kumuvuga ubwo byaba ikiganiro cyo, kuko sanzwe ari umukunzi ukomeye w'ikipe ya Rayon Sport. Yashimye ikipe mu butumwa bugira buti oreyo, buriya urumva harimo nyine n'utuntu tw'udutima tw'ubururu. Nibutse abantu ko nyakubahwa Diane Gashumba ni umureyo rwose wanyawe, akiri minisitiri w'ubuzima, aho yakoze nk'umuganga cyangwa se nk'umuganga w'umwuga hose, ntabwo ajya yihishira. Ati oreyo, ati nuko gikundiro, nuko saro ry'u Rwanda muratunejeje, ishema ku gihugu cyacu, mbega kuba kure yanyu. Ati mu majyaruguru y'Uburayi twari twafashe iry'iburyo, none musohoje ubutumwa Rayon Sport. Ashyiraho n'udutima dutatu tw'ubururu. Ndetse ubwo bugendana n'amavideo nyine, uretse ko amavideo nyine akenshi ari igihe YouTube twiyenzo nyine kadukubita za copyright ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko nta kundi byagenda by the way. Hanyuma amashusho nyine murabona ko batanagaragara neza, nibona koreshaga telefone ntago birakunda, ntago turagafata. Uyu munsi twagafashe tukazana kamera twiteka kuri kamera neza, ibintu bizaba ari uburyo. Hanyuma undi rero ni minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana. Uyu nawe yashimye byimazeyo ikipe ya Rayon Sport yegukanye igikombe cya Sekafa Kagame Cup y'umwaka itsinze Gor Mahia yo muri Kenya ku mukino wa nyuma, ashimangira ko ari ishema ku Rwanda. Akoresheje X ati mwakoze cyane Rayon Sport, mukomereza aho ngaho, mwateye ishema u Rwanda. Yabivuze mu Cyongereza ati well done Rayon Sport, congratulations champions, you made Rwanda proud. Gikundiro ashyiraho n'udutima tubiri ak'ubururu n'ak'umweru, bivuze ko nyakubahwa minisitiri w'ubuzima nawe ushobora gusanga hari umureyo kwaje ukuntu ono sejame. Hanyuma rero nyakubahwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe nawe ajya kuri Twitter ya Rayon Sport arayikotinga ati oreyo, ashyiraho udutima tubiri ak'ubururu n'ak'umweru, azamura ikofe n'ipinya. Hanyuma ndanavuga gato cyane kuri nyakubahwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga, uyu mukino yanawitabiriye yawukurikiranye. Ejo nahoze mbona abantu muri Gor Mahia bashaka gukina sinabyaye n'agakipe kabo ka Leopards. Gor Mahia itese amakuru twumvise ko niko bimeze, APR FC muraza kudufana twese hanyuma kugira ngo tuze gukubita ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma rero minisitiri Nduhungirehe ati sorry guys, uyu munsi twese ni Rayon Sport. Nyuma Rayon Sport imaze gutwara igikombe, naje kubona ikipe ya Leopards yo muri Kenya, nayo no umukeba ukomeye cyane wa Gor Mahia, bagiye kuri X bashyiraho utuntu tw'utuntuza utu emoji two guseka cyangwa se gukwena. Hanyuma rero nahoze mbona na minisitiri wungirije muri Minisiteri ya Siporo ni Rwego Ngarambe, nawe yagize icyo avuga mu marenga. Hanyuma Rwego Ngarambe murabona nawe yashyizeho akantu it's win o'clock, ni umwanya wo gutsinda ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero Minisiteri ya Siporo nayo nuko byagenze, batanze congratulations. Hanyuma Jean Pierre Karabaranga ati nuko reyo, uyu nawe ngira ngo muramuzi muri politiki y'u Rwanda. Abandi mubona hafi aho ngaho ni aba social media influencers. Hanyuma hakazaho n'ayo mafoto murayabona, ndetse na nyakubahwa minisitiri w'intebe Dr Justin Nsengiyumva niwe watanze igikombe agiha abareyo. Iyi ni inkuru nanze kwirwa njya kuma X, ngira ngo byose mwayibonye, ayindi munyisoma ku kinyamakuru igihe.com. Hanyuma rero ngira ngo murabizi ko buriya ntabwo nakwitereka ngo ngende gutyo gusa. Hano murabona minisitiri Nduhungirehe yasubizaga abantu muri Gor Mahia ati sorry guys, you are all Rayon Sport today. Ngira ngo murabizi ko nyakubahwa minisitiri Nduhungirehe asanzwe yewe ari n'umukunzi w'akadasohoka w'ikipe ya Mukura Victory Sport Wazire hariya hepfo i Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Nuko nguko rero byari byifashe mu bigendanye na siporo, ibyishimo, imihanda
yatigise, imihanda yatigise. Hanyuma rero kugira ngo ne kubajyana ku mihanda gusa, ibitangazamakuru by'inanga kenshi buriya tujyana nyine n'uko ibintu biba bihagaze. Indi nkuru irimo ivugwa n'iyiheze ku munsi w'ejo, ngira ngo twahoze tunabikomozaho, habaye gusezera bwa nyuma nyakubahwa Donatille Mukabalisa wahoze ari perezida wa parliament, ndetse yari asanzwe ari umusenateri wagiye aca no mu myanya itandukanye mu nzego z'igihugu. Mu butumwa bwa Perezida Kagame bwatanzwe n'umunyamabanga mukuru cyangwa se SG wa RPF Inkotanyi, yagaragaje ko yari umuntu w'inyangamugayo wakunze igihugu wanakitangiye kera cyane. Hanyuma rero reka nsoze mbabwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yavuze ko ikibazo cy'umutwe w'iterabwoba wa FDL kigomba gukemuka hashingiye ku masezerano y'amahoro ya Washington aho kuzana gahunda nshya. Hari mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru The New Times, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko amasezerano ya Washington yasinywe n'u Rwanda na Kongo Kinshasa ari umusingi w'amahoro n'iterambere rirambye mu karere, kandi ko kugira ngo atange umusaruro bisaba gusenya umutwe wa FDLR. Hano ntabwo njya gusoma byinshi cyane muri iyi nkuru, ngira ngo tumaze iminsi tuvuga ko leta ya Kongo Kinshasa yavuze ko muri kino gihe yasinye amasezerano na FDLR agamije gutuma uriya mutwe ngo ushyire intwaro hasi da. Hanyuma u Rwanda ruti oya, amasezerano y'i Washington ntabwo ari icyo avuga, ntabwo areba FDLR. Urumva rero ko n'ubundi u Rwanda niho rugihagaze, nuko kugira ngo ibyasinywe byongere bijye mu bikorwa ari uko hatagomba kuba ikintu cyo kubrosa cyangwa se ikintu cyo kubembereza FDLR. Murasinyira amasezerano murayizanamo gute? Niko u Rwanda ruvuga. U Rwanda rukavuga ruti nimusenye uwo mutwe, hanyuma dukore ingamba z'ubwirinzi. Gusa ikindi wamenya nuko nahoze mbona Masadi Bros, uyu nguyu ni umujyanama wihariye wa Perezida Donald Trump muri Afurika, yashimye cyane ibintu bijyanye nuko nibura leta ya Kongo na M23 bubahirije bimwe mu bikubiye mu masezerano, harimo guhererekanya imfungwa. Kongo Kinshasa yahaye imfungwa 15 abantu muri FDLR. Nabonye nako abantu muri M23, nabonye Amerika yabyishimiye cyane, iti ni intambwe, ubwo no gutegereza tukareba niba hari izindi zizatangwa. Hanyuma ibindi bijyanye n'agaseke k'amakuru, ngira ngo muri ya masaha yako ndibuze kugapfundura ndaranganye amaso n'iki n'iki. Ahangaha kwa rukubabwira nyine ibigezweho cyangwa se ibirimo bivugwa ahangaha ku mihanda y'inanga mu Rwanda. Urumva nyine erega kantu kureyo nyine ntago kajya kabura, niko bimeze. Ntago kajya kabura nyine nuko nguko. Ubwo rero ibindi turaza kubikira mu gaseke k'amakuru. Reka ne kubafata umwanya munini, tuzatwicara tuvuge ngo niki kirimo kigenda niki kitarimo kigenda. Ibyo muhora byo ntago nkunda kubyiterekaho cyane muri aya masaha. Ahangaha kwa rukubabwira uko imihanda yifashe nibyo. Hanyuma shampiyona igiye gutangira, birumvikana ubwo ikipe ya Rayon twabonye nihura na za APR zikomeye uyu mwaka dushobora kuzaryoherwa. Imihanda nuko yifashe Rayon Sport yayishimuse. Indi mihanda yashimuswe ni imihanda y'i Kampala. Imihanda y'i Kampala nayo yashimuswe nande? Yashimuswe na Engineer Winnie Byanyima, umugore wa Dr Kiza Besigye. Uyu ni umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Yararwariye mu bitaro bya Murago i Kampala arembye, ngira ngo twarabivuze bushize ko yituye hasi mu rukiko. Ejo rero Dr Chris waryo munsi ni Minisitiri w'Ubuzima muri Uganda ngo yagize gutya ajya ku bitaro bya Murago. Niba ko ari ugusura Kiza Besigye akihava, ngo bahita bafata umwanzuro ko Dr Kiza Besigye bamusubiza muri gereza ya Ruzira aho asanzwe afungiye. Umugore we rero ajya ku mihanda arabicikiriza ati kuva nabira nabonye ubutegetsi bubi, nagiye gusura umugabo wanjye Kiza Besigye ntabasha kuvuga, ntabasha kurya, ati yewe n'utuntu tw'udusupu turyo tworoshye namuhaye no kumuhesha akayiko nk'umwana, atari ko natunguwe nuko nahavuye nkumva ngo bamushubije muri gereza ya Murago. Ati ubu butegetsi rwose ni bubi pe. Abantu batari ko nawe mama Winnie, ese bavuze ikintu ndakivuga uko bakivuze ngo ese ko ngo usanzwe urex wa perezida ubundi wamuciyeho agafungura umugabo wawe. Hanyuma Chris waryo munsi yewe nawaza ku mihanda atumva nkubwire mama Winnie, ati mugomba kuba amacuwa muri politiki. Ati kuba ndi Minisitiri w'Ubuzima bivuze ko ntagomba kujya gusura umuntu kwa mugangara. Ati ko bamushubije muri gereza ntaho bihuriye. Imihanda aba bagabo bombi bayishimuse, ubu harimo guterana amagambo cyangwa se gucyocyorana. Bamwe bari ku ruhande nyine rwa Dr Winnie Byanyima,
abandi bari ku ruhande nyine rw'ubutegetsi birumvikana, ariko icyo nabonye nyine cyo nuko nahoze mbona nyine urumva Winnie byanze bikunze arasaba ko umugabo afungurwa, hanyuma ubutegetsi butihoya, hanyuma nahoze mbona bavuga ati ibi bintu byo kuba Chris waryo munsi yagiye kwisurisha Besigye bikarangira bamushubije muri gereza ntabwo ari sawa, ntaki. Abandi bati nimufungure kuzagwa muri gereza, kuko ngo naramuka aguye muri gereza azaba intwari kandi ari byo ubutegetsi bwo mu Bugande budashaka. Ndaza kwibakirira mu gaseke k'amakuru ku buryo burambuye. Mukore subscribe, ugakora like, ugakora share na comment, ariko nta bintu byo gukandagirana naho ku munsi wejo gusa mukanya nyine birumvikana turaza kuba turi kumwe mu gaseke k'amakuru OG muri yato yacu isanzwe. Mwakoze cyane.